Anyesi ngo akeneye kumenya gahunda ya Kirisiyo mu minsi mikuru. Arayishakira iki? Hagati aho duheruka Nyiramariza yamenye ibya Stefano na mukobwa Jana. Ubu se kwa Stefano byifashe bite? Nurunana. Esprit. Ariko kiri urankanze uri cyana kibi uvuye. Kandi nagwaga morale kugira ngo ukomeze ukore. Nyine urantunguye. Sineniteguye kuri hafi hano rwose. None se ko mbona utigeze wiruka? None se ko mba nabuze uwo twirukankana. Nafashe umwanzuro nkora ibyo nshoboye rwose. Nubundi iyo nzamutse manuka inshuro nk'eshanu nabyo bimbiza icyuya nta kibazo. None se byagenze bite ko warusanzwe wikorana kandi ukirukanka ahantu hanini? Nari maze kumenyera kuza tugahura tukavugana cyane nkumva nishimye. Ejo rero naraje ndakubura. Ndinda nta rwose nakubonye ngo byibuze nanagusuhuze. Numva ncitse intege za siporo pe. Sigaye nkunda kwiruka nkagera ahantu kure. Niyo mpamvu hari igihe uza ntumbone. Urumva rero njya kugaruka witahiye. Byashoboka kuko iyo nje nkamara iminota 30 rwose ntarakubona mpita nitahira. Niyo mpamvu nta yindi. None se kiri iminsi mikuru uzayirira naha cyangwa uzajya kwisangira n'ababyeyi? Kubera icyo mbajije. Ese ubwo wansubije. Ugiye gushimangira umwe wavuze ngo ukizakubwira umunyafrika nyawe ngo umubaza ikibazo aho kugusubiza akakubaza ikindi. Cyane. None se urumva we nahita mpfa kugusubiza ntamenye impamvu mbajije ikibazo? Nta kindi kirenze usibye ko numvaga gusa nshaka kuguha impano ya Noheli. Washaka kumpa impano anye? Ko bigutunguye se? Ndabizi ko atari giri mu mwanya mwiza wo kuguha impano, ariko rwose mbifite ku mutima niba ntacyo bigutwaye wambwira nkayitegura. Hari umuntu wanga impano se? Yitegure rwose nzayakirana na yombi. Ikibazo mfite rero nuko wanze kumbwira niba iminsi mikuru uzayirira nahangaha kugira ngo numve ko izakugeraho. Ubwo se urumva impano ihari iteguye kongera hari cyo cyaba ikibazo anye? Ese kubyuka unyonyomba nkaho utazi kuvuga Stefa? Reka ngwihore ndakuza ubwo wabyutse ukicara ku gitanda ntujye mu mirimo. Ubwo waramutse? Ninjye waramutse se cyangwa niwe waramutse? Kuhigima se wavuze kuzi kuvuga ukanavuga cyane. Ururimi rwoshywa n'urundi Nyiramari. Ndakomeza nkwirinde nta ntonganya nshaka muri iki gitondo. Nuko inyanga mugaye idakunda intonganya? Nta ntonganya nshaka nyine. Ubu se ndakuyeba uyu ufite amahane uko ubomeze. Ni hahandi hawe Stefa, ntabwo ugenda utambwiye ku byawe na mukobwa Jana. Gusa ngende ntagize nte? Ntugenda utambwiye ibyawe na mukobwa Jana. Waruzi ko bitazamenyekana rero. Ibyanjye na mukobwa Jana se ni ibiki kuko ntacyo mpfana n'uwo mugore. Umva, byose ubu nabimenye ntacyo gihisha Stefa. Ibyuko mwaryamanaga mu kazi, ibyuko wamuteye inda ubakaba agiye kukubyarira impanga, byose mbifite ku murongo. Kandi aratangiye kwemera ibintu by'ibintu. Ntangira iki? Abo bose bagenda bakwiragiza ibyo bihuha se ninde wambonye muri bo? Ayinya, umva. Amakuru nayiherewe na nyirubwite ubwe. Nyirubwite nde? Mukobwa Jana? Nyirubwite Pascal. Mukobwa Jana se ndamushakaho iki? Jya kumureba wowe agiye kubyarira impanga. Ariko ubwo nawe utangiye kujya wizera ibintu kiriya kigabo kigenda kivuga wagira ngo cyarasaze. Adasasa ntafite ibimusaza. Wagize ngo kubyarirwa n'undi mugabo ukandi ukibana n'umugore wawe mu nzu. Hari uwo bitasaza? Kandi nyamara nawe utangiye guhinduka. Kera ntiwajyaga wumva amabwire. Ariko ndabona utangiye kujya mu kebo kamwe na basori na bakankwanzi. Ariko amabwire nikuriye kuri nyirubwite ni mabwire ki Stefa? Ubu se Pascal ni wowe wiyanze ku buryo yishimiye kwirirwa yisebya gutyo? Ariko sinari narabikubwiye mbere yose kuri ya mugabo yataye umutwe asigaye agenda avuga ibitakarakasi ibintu biterekeranye. Noneho igicuku watashye wari uvuye kumusurira umugore mu bitaro kuko yataye umutwe di. Arikaye maze Nyiramari. Nyiramari ziki? Urikije uko waramutse. Ngumya hagaha byaba bibi. Reka nguhunge nigendere. Kereka nuraho ugiye Stefa. Naho ubundi byanza bikunze ibi byo simbyihanganira. Ugomba kumbwira uko wataye inda y'izo mpanga za mukobwa Jana. Urabimbwira? Niko se Karime? Ndakumva Pascal. Mbona wayisutamye imbere ukorogoshora ubu uyu munsi uragakorara? Ndema kureba uko na tekinika rwose mu kanya bakiriye bakaza yatangiye gukora neza.
none se kubura kuzana umutekinisiye wabyigiye ahubwo urakomeza udondagure gutya uradondanga imashini ikire koko none se urumva igihe maze nyikoresha ntaramenya duke twibanze nanjye nakwikorera koko Pascal cyangwa urimo gutera iguti kuko uyu munsi uje gushesha amasaka menshi sha aya se nayange sha nayande ni umuntu upima hariya mu santero yampaye ngo nyamuzanire urabuyasize rero mu kanya nimara kwitekinika ndahita rwose nguheraho n'ubundi se ko hafi aha nta handi basya ndabanyasize ndagaruka mu kanya gusa nyine sinsange wayateretse ngo usere abandi ngewe unyihorere Karime oya wigira ikibazo yewe imashini y'igihinda ni wowe mpita mbanza nuko rubinkorere ariko rero Karime hari akantu nibutse nahoze nshaka kukubaza ariko ndibagirwa kerekeranye n'iki na systeme imibereho iriya systeme wowe urayizi urayisobanukiwe ra none se hari umunsi batayivugara haba mu nteko z'abaturage cyangwa mu muganda ngaho se nsobanurira mu buryo burambuye iyo umuntu ayirimo bamuha iki iyo utayirimo uhomba iki Pascal mbabara rwose nifitiye ibibazo n'utwana twabyo niba hari amakuru udafite kuri gahunda za leta uzashakira Alphonse ubimubaze niwe mudugudu wa Nyarurimbo ariko rero nawe wambwira nk'umuvandimwe ese ubundi we hari ibyo umaze wenda kuyikuramo niba waramaze kwiyandikisha ariko Pascal urashaka kumubwira nabi ukagenda uvuga ngo Karemera ngewe ndi umugome koko ko bavuze ko ufite ibibazo kuri systeme imibereho yegera abaparashushu cyangwa akajya ku kagari ibyo bibazo rwose umbaza wabibajije Bushombe cyangwa ukabibaza Sedo karibo bafite ibisubizo byabo ese ubwo uwo mushi hano w'iki Kareme iki cyuma cyawe uko nta ruhare rwose nagize mu gupfa kwacyo urantura umujinya wacyo kubera iki reka kunesha umutwe Pascal wambajije iby'amafashe neza cyangwa se nabi kari byo nzobereyemo ukareba ko ntagusubiza ukareka kumbaza ubusa urambaza ibya systeme imibereho ndi Sedo ndi mudugudu ndi parashosho ndi iki bushamba we uriya sinyira marizo guhamagara azamura amabokora nange ndamurabutswe ariko ni hahandi rose nabona aho mutwara n'iki gikapu cyawe ufite kingana gutya ngize amahirwe nagushakaga nose njye washakaga se cyangwa ni Bushombe oya ni wowe nshaka washakiraga iki se Nyiramari ndagira ngo ugiye hafi ta dore ungiye kwa muganga nshyiriye mukobwa Jane ibintu abaturage bampaye ubwo rero niba ari icyo nshakira kitihutirwa twaza kuvugana mpindukiye niba ari uko bimeze ahubwo Imana irankunda n'ubundi narinje kukureba ngo nsubize bya bintu naguhaye ubonye n'ibindi none ushatse kubyongeranya se bisubize yewe wimbaza amagambo menshi bisubize Nyiramari kurakaye inyuma yo kumenya ko iyo nshinzi y'umugore yaje kwishinza kuri Stefano akaba ari wowe wayiteye inda nisubiyeho nsubiza kitwa kanjye kose naguhaye ngo umushyire arakashyirwa nose yabinsubize ubwo se urumva ibyari byo Nyiramari kubera iki ntabwo wahita ufata umwanzuro wo kwima umubyeyi umugenzi wawe ubufasha wari waramugeneye umubyeyi noneho ikibabaje nuko ushaka kubimwe mugendeye ku makuru y'ibihuhu udafitiye gihamya gihamya ndayifite nosiya none si ibintu nabwiwe na Pascal ubwe urumva ari wowe wajya kwisebereza umugore aho bose wagira ngo yabasabye umugore we gusa ko nawe yarayisebye suko yegora gusa Busho nawe hari icyo nkugaya ni gute wagiriye ibanga Stefano iki gihe cyose kugeza ubwo inda yateye igiye kuvuka koko ariko se mubaze Nyiramari ko nabyumvise nanjye ngo bihuha gutyo nari kubwira ibintu ntazi koko urabeshya Busho Stefano ni inshuti yawe yakadasohoka nta kuntu berasambanye na mukobwa Jana ngo ntubimenye ubu nawe utigije nkana koko umuntu naho mwaba muri inshuti gute yava kugira ibyo agira n'umugore w'abandi akazakobwira ngo tuvuye kugira gute abagabo se hari icyo muhishanya abagore mwebwe murabibwirana mbabarira kubanza munabwirana nuko mu ngo zanyu bimeze mbabarira de mbabarira ibyo ni by'isoresore iby'isoresore zitaramenya ibyo ziba zirimo ubwo mbyemerere Stefano yatinyuka kumbwira ibintu nk'ibyo kandi azi ko nganira n'umuryango we nkabika iryo bangara sinza bikubwire koko byihorere Busho niko makane ngo imashini yacu yagonze moteri byagenze biti nibyo nababwiraga ikintu cyose gikenera kwitabwaho ukagikoresha nyuma y'igihe runaka ukareba uko kimeze n'iyi mashini yanyu sanze amavuta ya moteri yarashizemo kera habuze gato ngo ifate umuriro mana yo mu ijuru we ngo ngwiki
ngo amavuta yashizemo ntabwo byumvikana nta nubwo bishoboka. ye baba amavuta yashizemo ate nta cyumweru kirashira Karemera rwose asabye amavuta. Icyumweru se waba uyakoresha ute? Niyo waba were gusya ukarara usya ntabwo amavuta yabashizemo. Bisobanuye ko Karemera yasabye amavuta aho kuyakoresha icyo yasabiye akayagurisha. Akayagurisha se ahubwo urumva yarayaguze ko twamuhaye amafaranga akayakubita ku mufuka. Usiko nabyo bishoboka? Oya kuyaguraho rwose narayaguze ahubwo cicika ngaho cicika Kareme mbabarira winkorogoshora ubwonko ntunyongerere umujinya nabigusabye kuko mfite urahagije. Nakubwiye ko nta jambo ryawe na rimwe nshaka kumva mu matwi yanjye. Igisambo gusa cy'umururumba nta kindi tumva n'imbere ahubwo. Ndumiwe koko. None se Makani? Yego. Ubwo ibyapfuye birasaba iki kugira ngo icyo cyuma cyongere gikore? Birasaba guhambura moteri tukayisubiramo cyangwa se mwaba mufite amafaranga tukagura ishyashya. Mana yanjye we ni munyumvire noneho. Amafaranga gura indi moteri ko karavahe mwoka byaramo. Aravahese ko. Hejuru y'umugabo w'igisambo duha amafaranga aho kuyakoresha icyo yasabiye akayacira mu nda ye gusa. Maze aho bera mubi acunze igihe cy'amafaranga abantu bari barimo bashesha ari benshi aba ari cyo yiciramo imashini yacu. Ubu si ibyo bintu byo gusubiramo moteri byafata igihe kingana iki Makani? Bifata umwanya. Muhisemo ko njya kuyihambura nazayibagarura nyuma y'ibyumweru bibiri byose. Yego rwose. Ariko mana n'ubundi ubwizakira nyine amafaranga y'iminsi mikuru nayashize. Karame babyeyi ngo iki? Ntabwo ndi umubyeyi wawe ibyo ngibyo ujye kubibwira nyirabazungu wakubyaye. Nta n'isoni. Gihe cyo nshaka kukubwira nuko akazi wari ufite ahangaha karangiye. Uri kunyumva neza? Iyi mashini yakira itakira ntabwo uzongera kuba umukozi wa koperative. Ariko ndabona uyu munsi ufite ibyishimo bidasanzwe. Habaye iki? Ariko nawe urante kwishima ko ndi mu kiruhuko nta kazi kampangayikishije ko mfite amafaranga yo kwinjira mu minsi mikuru nta kibazo mfite. Hejuru ya byose nkaba ndi mu biganza byiza by'umusore nikundira. Ese koko wabuzwa n'iki kwishima? Mbwira atari ukubicira inkeri ikintu cyambuza kwishima cyangwa umbwira umuntu ku isi waba undusha kwishima. Uwo se yabaho? Unzana iki se muri iki gikapu Leya? Ariko se aha ko ari iwawe n'ibihari byose akaba ari ibyawe wafunguye ukireberamo. My God. Impano se Leya? Si nziza? Ni yanjye cyangwa n'uwuyishyiriye? Maze kukubwira ngo iki kiri? Simaze kukubwira ngo uhereye kuri jye ukageza ku kintu cyose kiri muri iyi nzu n'ibyawe byose wabikoresha icyo ushaka cyose? Harimo iki se? Ubwo se nakikubwira nufungura uzakibona. Ni agaseke gapfundikiye nyine. Ngiye gufungura nyirebe ndumva amatsiko yanyishe. Oya yire kuzayifungura kuri Noheri kuko n'ubundi ni ya Noheri. Nuko nyigwaye hakiri kare nyine. Kandi ubwo tuzaba ari uduseke tubiri two gupfundura. Ariko Leya none si uyireka ukazayima kuri uwo munsi ko n'ubundi tuzaba turi kumwe. Ubwo se yagize untanga akayiguha mbere ho munsi. Sinaba nsebye nkaba nimero ya kabiri kandi isanzwe ndi nimero yawe ya mbere. Umva urakoze cyane pe. Gusa nanone uramemukiye kuntegeka kuzayifungura kuri Noheri. Ibyo byo rwose niko bigomba kugenda pe. Uzayifungura ku munsi nagombaga kuzayiguheraho nubwo bwose natanguranwa. Sha urakoze pe. Merci. Thank you very much. Asante sana. Wakoze cyane. Mbese mbuze uburyo mbikubwiramo ngo wumve yuko ngushimiye bihagije. Akanyamuneza ni kose hagati ya Chris na Leya. Ko batangiye kare bizaba byifashe bite mu minsi mikuru. Ntusacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda. Mukayikurikira kuri Radio Disco wa gatatu no kuwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'igitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana.
tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.